bite muvandi tuzanye ko nakuzira. Bura ntabwo wapfa kumenya uri uramutse umenye wahita upfa. Uri igiki ku buryo nahita mfase? Ni icyo utazi udakwiriye kumenya kandi ukimenye wahita upfa nk'uko nabikubwiye. Hana kabisa mwumva iyo niba ko byageze wallahi wakibanaguza ibyo uri kuvuga kabisa wewe. Ikava muri iyo sha ahubwo reka nkubwire icyo naguhagarikiye. Ndavumbwira kuko mbafite imisozi yihuta cyane. Reka mbere icyo ngiye kukubwira banze nkikubwira. Rama bugita afite imbaraga zingana gute kujyana muri metero zingana gute? Nenge igipfusi we. Yosh akado nibyo nari ndagira ngo nkubwire. Naguze ibintu ukoze. Reka ntabwo ibintu waba unkoreye ugendaje mureke mwana ntabwo naviramo aho. Wagiye bataza kugushyingura uno munsi. Bashingura disha ubu ngiye kwibana ntabwo nabangura itaziragira igipfusi kingana kuriyo. Usha ngiye kwica. Ngiye kukwica n'ubundi wakumye wowe. Kujyamyeho byagenze gute bimeze bite ko mbona usa n'umuntu wakubiswe? Sha bro nta makuru ufite kabaye hano hari uruntu ruri gukubita ari kunkubita kagarukira mu birometero man. N'uwo muntu gukozeho munyereke. Sha bro najya kiriya kigabo kiri haranga kiri ako man nawe sinzi ukuntu no kira kugira man ni ikigome cya danje wala. Gihore kazi bindaje byisoreze kabisa. Nicyande ko umuntu kubita sha. Ntutazi kari twaturutse ngo sha. Kanza kuguraza umane sha. Wiza hano mwisuhuza kugwanya abantu hano. Nitaye ku cyuri cyo cyose. Nawe ngomba kugushyira hasi. Nibyo bwo ntabwo bize. Kanza ngo ndaje kwa muginga we. Ntutazi. Etazo tubera ngo wanagenda we.
imirwanire ntabwo imirwanire isanzwe gahunda byanze kazi. Reka nkoresha imbaraga zawe. Ugiye gukoresha imbaraga idasanzwe. Muri imbaraga nanjye ndazifite. Abatutsi nanjye niho natutse. Cyaba icyo cyose. Uraza wivanga muri business kandi abantu. Cyaba icyo cyose ngomba kukwica kandi akuvanaho. Ngaho reka tubirebe. Tika.